Kwinjire muri filime nyirizina baratangira batwereka inkuru zabanje ziba inkuru nziza nka Daniel mu rwobo rw'intare, baratwereka Dawidi na Goliyati, baragenda batwereka inkuru rwose z'ingenzi cyane mu byanditswe byera, kuko iyi filime ni series yitwa The Heroes of the Bible. Baratwereka umunara w'Ibabeli ubasha kuba warimbuka, baratwereka nanone kandi ingamba nyinshi Abisirayeli bagiye barwana, baratwereka ukuntu Imana yagiye yitamurura, baratwereka Nowa n'umwuzure, baratwereka Mose agaruka kwa Farawo, nanone baragenda batwereka incamake y'inkuru nyinshi cyane ziboneka muri iyi series ya Heroes of the Bible cyangwa se intwari zo mu byanditswe byera. Baratwereka Yosuwa n'inkike z'Yeriko, iyo filime turayifite. Hanyuma ni Greatest Heroes of the Bible turi kubasha kuba twareba. Kadutangire intwari zo muri Bibiliya. Hariho inkuru y'umuntu w'umugabo rwose warwanye intambara ikomeye kugira ngo abone igihugu cye cy'amasezerano. Nanone yaraturanye n'imijyi ibiri nanone yari ikomeye kandi mibi cyane ya Sodomu ni Gomora. Baragenda bakwereka ibyaberaga i Sodomu ni Gomora, inkuru y'ibigeragezo, inkuru yo kurinda ukwizera, nanone inkuru yo kurimbuka ku Sodomu ni Gomora. Eddie Arms araza kuba ari Loti, Dorothy Maron araza kuba ari Rega, Peter Mark araza kuba umwami Bera, Rick Jackson araza kuba ari Dega, David Opatoshu araza kuba ari Hajuga, hanyuma Jane Barry araza kuba ari Abrahamu. Twatangiye rero nanone n'inkuru nguko uko bakwereka uko inkuru yatangiye. Batwereka ngo ni filime y'Isodomu ndetse ni Gomora. Sodom and Gomora ni inkuru yo mu itangiriro, nanone mu gitabo cy'itangiriro batwereka bagiye bayikoraho. Imana yasabye yuko abantu ba Isirayeli bava mu gace kamwe bakajya mu kandi. Yavuze kuri Abrahamu ndetse ahagurukana na mubyara we Loti. Ariko nanone ubutaka batuyeho ntago bwari bubahagije muri icyo gihe, akaba ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko batandukana. Nyakubahwa Loti, igihe kirageza hari nk'uko mbibona mu maso yawe. Yewe na mbere yuko bivuga databuja, nari nzi ikigomba kuba cyakorwa. Abantu bacu bose barakura, ubwoko bwawe bwose burakura. Yewe cyokora ibyo uvuze koko ni ukuri Loti we, ubwatsi bumaze kuba buke, ahantu ntago hahagije, kandi abantu banjye bakeneye kuba ahantu hamwe hanyuma bagakura. Ariko ubwo uratekereza yuko kuba mutari kumwe nanjye muzishima? Mu by'ukuri nubwo tugiye gutandukana Loti, birababaje cyane rwose, ntago ushobora kubyizera. Abantu bawe bashobora kuzibagirwa Imana yaramusubiza ati oya, cyangwa se abantu bawe bashobora kuzanduzwa n'ubwoko bw'Isodomu ni Gomora mugiye kwegera. Uratekereza yuko batazabaho ubuzima bwa gipagani bw'Igomora bakibagirwa Imana? Ntago bazabyibagirwa rwose anko. Igihe rwose nzaba ndi kumwe nabo nkanjye Loti, rwose nzabarinda, ntago bazabyibagirwa. None igihe uzaba utagihari urabaza kuba wagenda ryari? Ndagenda ejo mu gitondo. Bahisemo nanone kuba batandukana. Urwuri rwari rwabaye rutoya. Ufite umugisha wanjye Loti. Loti yafashe abantu be n'amatungo berekeza mu kibaya rwose cyari cyegereye imijyi yari ikize cyane y'Isodomu ni Gomora. Barakwereka abashumba ba Loti, barakwereka abantu ba Loti nabo si bari bake. Yewe umeze utese? Yewe nyamara ntago binejeje kuba rwose tubashe kuba twagenda. Ibyo ngibyo twabivuzeho kera, ntago uzi ko ari we watumye twimuka. Yewe nta kintu kiri Sodomu ni Gomora, n'abajura, n'abasambanyi, n'abatinganyi n'abandi benshi bazanduza abantu bacu. None se kuki wewe n'abandi bashumba mwasakuzaga mutera amahane n'abandi bashumba ba Abrahamu bikaba byageze kuri inshuro? Simwe mutumye dutandukana? Niko byo rwose bimeze. Ariko nanone ndahangayitse cyane kuko ahantu tugiyemo na amatware atwarwa n'abantu b'Isodomu ni Gomora, nibo bantu b'abanyabyaha cyane ku isi. Tekereza, hari y'ubucakara bwinshi, basenga ibigirwamana, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ni ibintu byinshi. Umushumba hano arimo aragenda abwira Loti ukuntu hakurya hameze. Nyamara ariko kandi nshuti yanjye, dukwiye gukomeza kugendera mu nzira z'Imana ya Abrahamu,
tuzagerageza rwose nubwo tugiye gutura Sodomu n'Igomora. Abatasi b'umwami Bera w'Isodomu bari bategereje mu nzira aho babaga bahagaze kugira ngo babashe kureba binjira. Hanyuma Dagir ariwe minisitiri w'Isodomu n'Igomora w'intebe yagiye kuba yareba no kwakira abashyitsi bashya bari baje mu gihugu cye mu bwatsi bwe n'Isodomu n'Igomora. Ugiyeyo ni Loti. Yikaze guturuka rwose Isodomu n'Igomora mu izina ry'umwami Bera w'Isodomu n'Igomora tugwaye ikaze. Tunejejwe rwose no kuba mutwakiye rwose kapiteni. Nyakubahwa rwose Mogedaya na Obadaya hangaha abasirikare banjye rwose nabo badufashije kuba batwakwakira muri Sodomu n'Igomora. Umugabo yavuye ikanana gisodomu n'Igomora. Ariko aba bakobwa ni beza cyane ntawe abarongora. Ni byiza cyane rwose abasirikare bahangaha batanye no kubona abakobwa beza. Mu bakobwa bande ba Loti rwose barinjira mu gihugu. Nubwo hari ubucakara mu bihugu byinshi ku isi muri icyo gihe, ariko ntago byari byarakageze kuri iyi nshuro mu buryo byari biri Sodomu n'Igomora. Ubuzima bw'abantu bwafatwaga nkaho nta gaciro bufite namba mu maso y'Isodomu n'Igomora. Abantu baribaga, baricaga, bakoreshwaga imirimo y'agahato. Umwami waho yitwaga King Bera cyangwa se umwami Bera niwe wayoboraga Isodomu n'Igomora. Barasoma ibaruwa, hariho abantu b'Abaheburayo baturutse hirya no hino, dore kandi hari ibyo bazajya bemeranya kuba batanga nk'umusoro. Nanone baramuca imisoro azajya atanga ari Sodomu n'Igomora. We shall respect your majesty's laws and the customs of your people, so long as they do not cause us to break our own laws and traditions. Will, however, tuzabubahiriza ibyo muvuze rwose nyakubahwa mwami, ubwo rwose bitazangiza ibyo twizera n'imyizerere yacu, ibyo tuzabikora. Uwo ni umwami Bera ari kuvugana na Loti. Yawe mu mahoro kumwe natwe, mwororoke mugwize Isodomu n'Igomora muhabe. Njyewe Bera umwami w'Isodomu n'Igomora ndagusezeranije ibintu bizakorwa muri ubwo buryo. Bamuhaye ikaze. Turanejejwe cyane rwose no kutwakira n'ubushuti bwanyu. Tuzaba inshuti zanyu, muzaba inshuti zanyu. Tuzabafasha kurwanya abanzi banyu, nanone kandi natwe muzadufasha kurwanya abanzi bacu. Bwira bagukomokaho rwose wa mugabo weti ubu butaka bubaye iwabo mu rugo. Nanone aje Isodomu n'Igomora. Ariko urareba kiriya kintu uburyo gifite ubwibone rwose ngo bafite ibyo bizereramo. Uyu nanone ni minisitiri w'intebe. Ibyo ngibyo rwose tuzifite uburyo tuzabikoraho mu buryo rwose bwa politike. Nanone birasa naho rwose igihe Abaheburayo bazakenera kurwanya ubutaka bwacu ngo babufate, tuzaba dufite uburyo bwo kubanesha. Ariko nanone hakurya iri hariyo umugabo witwa Aburahamu hatuye yabatabara, ariko nanone nta buryo na bumwe tushobora kuba twahomba, kuko ubutaka turabufite, bari ku butaka bwacu. Niba nga rero kugira icyo bakora cyangwa batanga imisoro bakananirwa, bazaba abacakara bacu n'abagaragu bacu. The Hebrews rejoiced over their good fortune. They built their houses and an altar to worship the Lord God. Haleluya. Abaheburayo banejejwe n'ubutaka bari bamaze kubona. Abaheburayo ni ba Loti hano barimo bagaragaza. Loti n'umugore we Muka Loti ngaba baje kwiturira Isodomu, batandukanye na Aburahamu uragwa amasezerano yose.
and prayed to be worthy of the babonye ubutaka maze bashima Imana baravuga ngo Uwiteka urakoze kuko duhaye ubutaka. Nanone bakiyagera rwose urabona ko bubahaga Imana nta kibazo. land and prepared it for planting. Batangiye rwose kwitegura guhinga imyaka. Hebrews kept their Bari bahawe ikaze mu gihugu. but kept themselves away from the evils of the cities. Ni ukuvuga nanone Land unaware they were being bateguye ubutaka barahinga, ariko the most burya generali desert raiders. Guga yabaga rwose abitegereza. Gomorrah. And now Abaheburayo rero ibyo bakoraga byose byabaga bitwarwa mu buryo bw'ubutasi. Urareba imbaraga zabo, Let's build up our strength. reba amafarashi, reba buri kimwe cyose. Then we will come back. Urabona ko aba baheburayo bazadufasha kugera ku ntego zacu rwose. Nta mpuhwe na nkeya bari bafite. Igihe cyarageze hanyuma bagera mu masarura. and with it the bountiful blessings of the Lord. Bari bafite umugisha rwose. Loti yarishimye kuko umusaruro w'ingano kuri icyo gihe wari mwinshi, They had kept themselves from the kandi yari azi neza yuko Gomorrah, unaware that Hajuga yari yiteguye kuba yabatera. for a chance to Yari yapanze rwose kuba yabatera mu isarura akabatwaraho ubunyage. grew increasingly. Yewe buri mwaka barimo beza cyane. Hebrews grow richer every year. Buriya rwose bavamo abacakara beza bakadukorera rwose uko byagenda kose. Our slaves, Dufite uburyo bwose bwo kubikora. everything. Ariko rero bisa naho tutemeranyije ku by'imisoro mishyashya yaje kwitegereza. Ku rundi ruhande dushobora gutekereza mu buryo bubiri bwo gutekereza n'ubundi. Dutegereje rwose kuba twakoresha abasirikare 200, dushobora kuba twatsinda bariya baheburayo tukabigarurira burundu, tukanyaga ibyabo kandi bakaba babacakara bacu. Ariko nawe aravuga ngo twitehangane. Nanone hari abatasi bari hariya nanone b'abaheburayo baba bareba buri kimwe cyose ko gikorwa. We will soon have the Ku yindi nshuro barakwereka hari abatasi boherejwe bavuye nanone ibwami. Loti yaraje aho bajyaga baba bari, barakwereka hari abari baje. Generali we yanze kwihangana nuko yohereza abatasi be kugira ngo babashe kuba batsinda cyangwa banesha abo mu muryango wa Loti, babashe kuba babatera. Mu kubitegereza Loti nawe yarahindukiye agerageza kubarwanya, dore uko baguye hirya no hino, bakuyemo ibyuma byabo bagerageza kumurwanya, ariko biranga bibi by'ubusa. Loti nawe ntago yari yoroshye, yabaga mu gisirikare cya Aburahamu. Nanone kuri iyi nshuro barabafashe bose, abari abacakara, abari abatasi babashe kuba babafata. Barakwereka hano ni Sodomu ni Gomora. Imbere y'umwami nanone abakobwa beza ntibahabura, abakina imikino itandukanye ntibahabura. Ni Sodomu ni Gomora. Ninde wakubiye ngo wohereze? Nanone ushatse kuvuga yuko rwose mweje abatasi tukaba tugiye gutakaza abaheburayo? Ndabizi neza nta gutekereza neza. Hari icyo ngomba gukora. Umwami yararakaye. was no longer a threat, and with Lot dead, I thought... You thought! I'm not sure you can think, but I can, and I must. Oh, Mother, it's nice. Mother, it's so pretty. Mama, aka ni keza cyane. It's wonderful. Ni keza. What could it mean? Mama, itegereza kangaka. Wait here. Reba bariya bagabo. Husband, what is this? Mutegereze hano. Mugabo wanjye, ibi birasobanura iki? Here's man. Kuki mwafashe rwose abantu badaga mukabagira abacakara? Bagerageje kudutera. Ari ndi kukubona wambaye nk'abanyesodomu ni Gomora wa mugore we. I beg of you, Kandi uri umuheburayo. Ndakwinginze. daughters to have good marriages.
nukuri ndakwinginze abakobwa banjye ubareke bazashake hano rwose ahantu twatangiye kuhakunda. Nyamara Muka Loti we Isodomu nigo yahakunze, arimo ararambagiza amakanzu meza rwose, yizira mu mujyi guhaha ibintu si byo bari babuze kuri iyi nshuro. Nanone vuba vuba mugende munzanire barya batasi twohereje, mubazane nonaha bambwira uko byagenze. Nyakubahwa mwami, umuyobozi w'Abaheburayo arasaba audience. Yarinjiye nguyu. Ushobora kwicara ukitegereza rwose ibibera Sodomu nigo by'umunezero. Ngenda babaye cyane kuko mwangambaniye. Yakomye amashyi yasaba abantu bose kugenda. Twakugambaniye? Mu by'ukuri nizere ko utadushinja ko turi inshuti zawe. Bariya babiri bafashwe kandi baragaragara yuko bari bagerageje kunyica. Ni gute wakwita ibyo ngibyo nyakubahwa? Mu by'ukuri kuno bitekereza aba babiri nta hantu tubazi, aba ndabazi cyane. Aba n'abajura bo mu mujyi, bashaka kukwica cyangwa kukwiba. Ariko rero nk'inshuti yanjye y'ukuri ufite rwose, mugende mubice, musohore zino mbwa zagerageje kuba rwose zakwangiza umuvandimwe wacu. Tuzakomeza kuba abavandimwe Loti. Nyakubahwa uri kunkina ariko ntago nzi neza ibyo upanga. Uyu ni umwishywa wanjye, azashaka umugore wawe kugira ngo azashaka umukobwa wawe kugira ngo bibashe kuba wabyizera. Oya da, biro ni ibya vuba cyane ariko urabikoze vuba cyane. Oya da, ntekereza yuko ibyo bintu byo gushakana twari dukwiye kubitekerezaho. Loti yaragiye, dore uko rwose bamukinnye umutwe kuri inshuro, baravuga ngo nabajura. Mu by'ukuri umugabo rwose rimwe na rimwe gushotora umwanzi ntago ari ikintu cyoroshye, cyane cyane kumwica. Yego rwose nyakubahwa. Nanone buri gihe abatasi ba generali babaga bitegereza uko Abaheburayo babayeho. Nanone ntago babahaga agahenge. Wibuke izi ni inkuru zo mu gitabo cy'Itangiriro. Nyakubahwa bashobora kuza kugwa mu mutego, ngaba iteka babaga biteguye gutera. Dore ngabo noneho uyu munsi umwami yazanye nabo kuba batera abantu ba Loti. Nimwiru muze tugerageze kuba twajya mu birindiro ku buryo tubasha kubatera neza. Bari kugerageza nanone kuba batera aba Loti. Ntago bari babakunze. Abaheburayo ntibari bakunzwe. Kuri iyi nshuro abataka baratatse. Nanone kuba bakwataka, intambara ntiyari yoroshye kuri uruhande. Nanone Loti yabashije kuba yahuza abagabo bashoboye kugira ngo babashe kuba bakwataka. Ngabo uko batatse nanone ku rundi ruhande. Nyamara ingabo z'Isodomu nigo nazo ntizari nkeya, zari nyinshi rwose. Nguko uko barashe. Nanone rero abari bahoherejwe n'umwami Guga nabo bari benshi. Byari byoroshye ko banesha abavuye kwa Loti. Kuri uru ruhande dore uko bakomeje kuba barwana. Nimusubire inyuma. Nanone abasirikare b'umwami Bera basabye kuba basubira inyuma. Ku rundi ruhande barakwereka
rocky cliffs ariko nanone umuhungu on the retreating forces. wa generali nawe yarari ku rundi ruhande agerageza kuba yarwana. Tukubwira ngo izi nkuru zihura n'iziri mu gitabo cy'itangiriro. Have ntugire umuntu wica. Mu yandi magambo hari umwe wari wabashije kuba yatoroka ajya kubwira abagabo ba Aburahamu kugira ngo batabare Loti. Ngomba kuvugana na Aburahamu. Hari uvuga hanze. Aburahamu kuri uruhande yarababwiye ngo nimuzahirwa neza nimugere i Sodomu. Bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ubu noneho Loti yatwawe rwose, yatwaweho iminyago mu majyaruguru ya Sodomu ni Gomora. Vuga buhoro. Byari mu gitondo nibwo baje rwose kuba baturwanya. Nari nabivuze ko ari ahantu hadatunganye, hatari rwose hatari umutekano. Nimuterane. Abagabo banjye bose babasha kurwana nimubateranye tujye gutabara. Tujye kurwana n'abariya banzi bacu bo mu butayu. Abaheburayo rero babaye nk'abasigara badafite rwose uburinzi, hanyuma nanone babasha kwanduzwa n'imico y'Isodomu kubera yuko abayobozi babo bari babatwayeho iminyago. Aba baheburayo nibyo batunze byose bazaza kuba bacu mu minsi mikeya, tuzabasha kuba twabigarurira. Tekereza noneho rero dutangiye kujya dufata bake bake tukabatamba imbere Imana zacu cyangwa se nabyo batunze tukabitamba. Ngaba n'umwami n'ikigera cye kuri uruhande baragenda bakwereka byinshi. Abaheburayo batwawe, dore ngaba nanone bari kugenda babasha kuba uwo nguwo ni mu mwice. Hari uwategetse ngo bice abaheburayo barishwe kuri kino gihe. You will seek out Hasdruger's spies and make them know that it was the Hebrews who demanded that Ariko ku rundi ruhande few miserable cutthroats failed me. turashaka yuko mugenda mu majyaruguru mukareba yuko hari umuhe abaheburayo bashobora kuba bazi neza ibyabaye cyangwa se bagerageza kuba bakwihorera nanone n'abatasi bandi. Kuri uru ruhande haruseka. Do kuvuga ngo niyo rwose Aburahamu yabimenya, ndabizi neza yuko atazabura kudutera uko byagenda kose. Bisa naho ikintu kiza cyo gukora. It seems the right thing to do. Also keep the women of Ni ukugumana abagore bo muri umurwa kugira ngo rwose They will make excellent. birinde kuba batera umurwa wacu ku buryo bworoshye. Loti nguko uko bamutwaye. As Abraham suspected, Mu Hasdruger was heading for the gihe Aburahamu yarimo apanga gutera, tribes. umugabo w'ingabo we yari yamaze gufata Loti yamujyanye. Aburahamu nanone barakwereka yaratabaye. Abantu bacu batubwiye ngo barimo batwara abaheburayo babajyana baciye mu majyaruguru. Hasdruger had set up his camp. Nanone barakwereka kuri uruhande Still mu unaware, gihe bari bamaze kugezayo Loti, Aburahamu n'abagabo be nabo Lot was ordered brought bari hafi biteguye kuba bakwataka. Nicyo bakubwira hano. using the rocky crags for cover, they moved into position for an attack. I cannot give you much time. Ni ukuvuga ngo Attack quickly. ni byiza cyane ko twataka batari bitegura, kuko nitubaha igihe bari buze kubasha kuba bakwitegura. Barakwereka bamanje kubazana hano mu majyaruguru ba Loti, abandi abagore n'abana babajyana mu murwa. Ariko nicyo bakwereka hano, barakwereka I do not like you Hebrews. I never did. Now you fight ndakwanga cyane wa muheburayo we, ntekereza ko nkwanga kurusha abantu bose bo mu murwa. people in the cities. Abantu bawe ntago muri beza, namwe abanyesodomu ni Gomora nti muri beza rwose. Dore kandi uwafashe Loti.
uncle killed my father. Two of my brothers. Abraham offered you peace. Aburahamu we yashakaga amahoro rwose n'ubushuti, ariko mwebwe icyo mushaka n'uburyarya gusa. As we are brothers. Nanone hano uwo babwira n'umusirikare, ariko komeza rwose kusakuza utyo, ntago ndi butegereza abantu bandi, ahubwo ndakwica buhoro buhoro buhoro. Nguwo umugaba w'ingabo nanone yarasohotse, mu kwitegereza yabonye ingabo ziri hanze ziraswa. Baramwongoreye, hari ibyo bamwongoreye, umanza baramubwiye ko batatswe. Bamubwiye ko batatswe, uyu yabaye nk'ugw'igihumure. Yabaye nk'ugw'igihumure, abonye ingabo ze zose ziri hasi. Abaheburayo bari ahantu hose, hari abakataga ihema kuri uruhande. Aburahamu yaje kuba yatabara Loti. Nimwatake, nimwatake, abataka barataka. Gira vuba. Mu kwitegereza nanone ingabo zaraje ni nyinshi, n'abantu ba Aburahamu ngo yagendanaga n'abagabo barenga 70 kandi babashije kurwana. Muri kino gihe bararashe nanone abasirikare b'i Sodomu n'i Gomora hano, babonye urugamba rukomeye, babonye ko bitari byoroshye kurwanya buno bwoko bwari bwaravuzweho n'Imana. Nyamara ariko kandi filime zigenda zongeramo n'utundi tuntu. Nimusubire inyuma, nimusubire inyuma, muhagarike kurwana. Aba barwanya ni benshi, abagabo ba Aburahamu ni benshi kandi bashoboye kurwana. Nanone barakwereka kuri uruhande, ibi byose biradushyira ku irimbuka ry'Isodomu n'i Gomora. Isodomu n'i Gomora ntihari heza namba. Sodomu n'i Gomora nta cyiza cyakomokaga. Nimwumve. Aburahamu arabacecekesha kuri uruhande. Urakaza neza. Babonye nanone Loti ari muzima. Nyamara Loti yahisemo ikibaya cy'Isodomu n'i Gomora, ahantu hatari heza. Aburahamu yashimye Imana. Nanone Aburahamu yabashe kuba yasenga Imana, ashima Imana yuko ibatsindishirije. Mu gitabo cy'Itangiriro iyi ntambara ni Aburahamu yarangije, maze yasubira iwabo agahura na Melikisedeki. Byaba byiza turi kumwe twenyine nonaha muri aka kanya tukabasha kuba twaganira. Ibi nibyo nakubwiraga by'Isodomu n'i Gomora. Tekereza ko batangiye kugutera, bizarushaho kugenda biba bibi. Nta kintu na kimwe kiza bafite uretse ibintu bibi gusa. Imirwa ye Isodomu n'i Gomora yose ni mibi. Umwami wabo Bera nawe ntago ari mwiza. Bose ni abanyabyaha mu maso y'Imana. Ni abantu bakunda. Nanone rero bisa na Aburahamu yemeje Loti kuba yava muri uyu murwa. Ngo nuko bakigenda bagenda babona inzu zaragiye zitabwa hirya no hino hafi aho y'Isodomu n'i Gomora. Baragenda bitegereza nanone, baracyafite amahitamo, bashobora kuva Isodomu bakareba ahandi batura. Nta numwe wasigaye. Abasigaye bose inzu z'Abaheburayo zisigayemo ubusa, babajyanye Isodomu. Umuntu wari wese yagiye hehe ko mbona bisa na hari mu matongo. Byabaye ngombwa yuko bajya mu mujyi. Nanone muri bya bihe by'intambara, most of the people gave up and went to the city to live. They would not do that. They know I have forbidden them to live in the city. Well, perhaps they felt they could defy that ban after your own family left your village and moved into the city.
must calm yourself, my lord. dushobora kumva umujinya wawe Understand your anger, ariko but it is ill directed at us. As soon as we knew how ariko igihe twamenyaga yuko rwose uri mu bucakara bagufashe twohereje abantu bo kugutabara believe me, Lot, we have been ariko uri kwitwara nkaho still are. You do not uritwara nkaho uri inshuti kandi rwose uri umwanzi wa mbere wanjye watumyeho abantu banjye ngo baze kuba muri uyu mujyi wanyu. my wife and daughters. We offered your people shelter when their crops failed. Twahereje abantu bawe amacumbi, The way of living here. uburyo bwo kubaho no kubona uko babaho inaha It seems not all of your Hebrews want no gukora bizinesi. Ntago abantu bose b'abaheburayo ariko ari abahinzi n'aborozi. Here for their own protection. Twabazanye na kandi kugira ngo tubarinde. Do for another. Turi inshuti rwose nk'uko inshuti yakorera indi, niko twazanye abantu bawe hano ngo tubarinde. Ibyo byose ntago mbyumva. Your cruelty. Umujyi wuzuye imana zanyu z'ibigirwamana nibyo mwashatse ko munzanamo abantu bacu bose. Nanone yazanye ibyandiko hano. If our laws Nimba amategeko atugenga ari mabi, ugomba guhindura ibyo twasezeranye. help us to change. Muri iyi dokima This document, nkuhinduye, I make you our judge. ndashaka rwose ko kuguhereza ukaba wahinduka nawe umucamanza ukajya ucira imanza b'Isodomu n'i Gomora niba ubishaka. Our people and your Hebrews alike. I have here the marriage contract. Numara kandi gusoma ibi bitabo by'amategeko agenga Isodomu n'i Gomora uraza kuba watubwira nimba hari ahandi hantu wabonye amategeko meza nk'ay'Isodomu n'i Gomora, cyakubwira ayo mategeko ukuntu aboneka mu gitabo cyacu cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye. Favorable terms. Umuntu wagisomye rwose azi neza ibyaberaga Isodomu n'i Gomora kuruta uko turi kubireba hano muri filime. Nanone kandi yagerageje kuba Lot allowed himself to be persuaded yakemura ibibazo by'Isodomu n'i Gomora bike mu byo yarashoboye, he could change the evil ariko kandi ways of the amategeko He y'Isodomu nayo yarakomeye ntiyabashaga kuba yayubahiriza. Considered your plea for mercy, but can reach but one decision. Nanone rero ku rundi ruhande kuba yakwizerwa nk'umuntu ukomeye mu murwa akaba yahabwa ubucamanza, yaje kwisanga nanone ari mu mutego wa Bera wo kugenda agobogamira ku mategeko y'Isodomu n'i Gomora. he was only another tool Nanone ibi nibyo bongeye muri iyi filime. cities he deplored. It was a painful discovery for a man who had sworn an allegiance to the Lord God. Ariko tekereza nawe Punish yourself. Loti, ibyo urimo kuro ntabyo uzi. Gukorera umwami Bera ni ugukora ikigirwamana cyabo gikomeye. You have done it honestly, believing you were serving the greater good. Yewe baranshutse rwose, nanjye ntabyo nzi, ariko bisa naho twinjiye mu kibi nk'uko Aburahamu yavuze. Abraham said, Nanone kwinjira Isodoma, kwinjira ahantu mu banyabyaha, begets evil. bisa naho nanjye ubwanjye nanduye. Ni iki nakorera ubwoko bwanjye? Dushikuye kubitekerezaho nyakubahwa. Myself Abaheburayo bashobora kubaho, to the people. bakwiye kuba hari uko bavuye muri uyu murwa. We will survive. Naho ubundi ntago byoroshye. Dore bamwambitse ikanzu y'abacamanza aha ngaha. North to the pastures of Jabal Naba. Yes. Yes. You must start immediately. Take the people and the flocks and go. Reka rwose muteranye imikumbi rwose yacu n'abantu bacu bave hano, ngewe nanjye nzaza mbakurikiye. Umugaragu wa Loti nawe none arabyemera. Wibuke na agatego. Kruger's anger had increased with Umujinya wa generali Gugo nanone wa generali his men rode toward Sodom wo muri kano gace nanone wariyongeye, and Bera. And as the forces baramwita Daga. Ariko nanone kuri ruhande angels of the Lord abamarayika b'Uwiteka baje kuri Aburahamu, that the cities of bamubwira yuko Isodomu n'i Gomora hari hagiye kuba hasenyuka. That the Lord God destroys the cities of evil does not Kuba rwose Imana igiye kurimbura Isodomu n'i Gomora ntago bitangaje rwose, bakora byinshi bibi. must, Ariko but if there habonetse nk'abakiranutsi 50 mu mujyi, they nanone punished, Imana yahana beza n'ababi. Oya rwose, Imana ntago yasenya umujyi ibonye abantu 50 beza mu murwa, niyo baba 40 cyangwa 20. me, my Lord, I plead. Ndakwinginze rwose ntutuma abantu babi n'abeza barimbukira rimwe rwose nyakubahwa Imana. Ariko Aburahamu rero
kuko Loti ari inshuti yanjye kandi ari umuntu mwiza, turaza kumukuramo n'abandi bantu tubashe kuba twabakuramo. Ndakubwiza ukuri ko niyo twabona y'abakiranutsi 10 gusa tutasenya Sodomu n'Igomora, Aburahamu aragaruka. Nta kundi Aburahamu yitegereje abamarayika bari bagiye kurimbura Sodomu n'Igomora, kandi ko Sodomu n'Igomora hari habi. Ububi buboneka muri iyi filime nibwo bukeya par raporo y'uburi bwari buriyo. Iyo dusomye igitabo cya Yashari kitubwira ububi bwinshi cyane, kitubwira ukuntu bicaga abantu urubozo, kitubwira ukuntu oya rwose nimwatubuza kuva mu murwa wanyu wa Sodomu n'Igomora. Arabibwira nanone generali bari bamaze gupanga kugenda, abaturage b'i Sodomu nanone abatari bagenda, ariko byabaye nkaho abanya Sodomu n'Igomora bageragezaga kubabuza kuba bagenda. Ariko muri icyo gihe ab'i Sodomu n'Igomora bari bafite akarengane kenshi cyane, bararenganywaga, ariko barakwereka ko abamarayika babashiye kuba bagera mu murwa. Loti nguriya ari kugenda agenda mu murwa, abona abagabo babiri bambaye gutyo. Nibo b'abamarayika bari baje kuba basohora Loti i Sodomu n'Igomora. Loti afite mumbabarire rwose kwivanga n'ubu bwoko, ndabasabye turaza kuba turi muri uru rugo, muri uyu mujyi iri joro ryose. Nta hantu na hamwe mumeze neza rwose muri uyu mujyi. Barakwereka ku ruhande hari abatasi. Turaza kuba tumeze neza nituba turi iwawe. Yatumiye abagabo nanone, biriya bigabo mubona birimo byinjira hano bigiye gusura uriya muheburayo, muratekereza ko ari bantu ki? Nanone barakwereka nimureke tubatere. Bashatse kuba batera b'abamarayika. Nyakubahwa, hari abagabo badasa n'abantu rwose binaha binjiye mu mujyi babiri dushaka kuba twatera. Abaheburayo bafite imipango myinshi kuri twebwe, niyo mpamvu tugukwiye gukora uko dushoboye. Nyakubahwa, barashaka rwose kwishingikiriza ku bintu bya Aburahamu, ariko nanone bafite imipango, bafite trike nyinshi cyane zo kuba badutera no kudukubita hasi. Uwakwicuriya muheburayo oya da, ntago ari byo. Mureba abo bagabo bari kuvugana nabo abari bo mufunga, kandi n'abamarayika. Kuri ruhande barakwereka nanone ibwami bamenya yuko hari abantu babiri binjiye mu murwa. Abakobwa ba Loti barateguye ibiryo, abamarayika barariye, barabakiye rwose, babakira neza mu rugo. Umugore we baratubwira none ngo yakunze iby'isodomu, imyambarire ni y'Isodomu, imyenda yagurira abakobwa be rwose ni y'Isodomu gusa. Yemwe musora abo bagabo bari aho ngaho, ni kumwami avuze. Uri kunyumva wagipfa amatwi wekeye umuheburayo? Niwanga turaza kubikora ku mbaraga. Nanone nta bashyitsi bari busohoke mu nzu yanjye. Uko wabigenza kose nta bashyitsi ndi busohora ngaha, abashyitsi n'abanjye. Nguko uko bishurugi hano barabona abamarayika, mubafate. Ndabona abaheburayo batasi babakoze ku maso, none bahinduka impumyi muri uyu mwanya. Bahindutse impumyi muri aka kanya, abamarayika babahinduye impumyi, niko Bibiliya ivuga. Bino birahura na Bibiliya. Nanone bamaze guhinduka impumyi, nguko uko babaye impumyi kuri uruhande, bari abamarayika. Dore twoherejwe hano kubera yuko uri umuntu mwiza. Ubundi tuje kuri muri Sodomu n'Igomora, ariko kuko uri umuntu mwiza turashaka kugutwara n'umuryango wawe. Ubu rero byatangiye.
what of our husbands to be? ariko dufite abagabo, the young men and bring them. muzane abo bagabo banyu. Loti nawe rwo hari abari kurekana abagabo babo ngo bashatse muri iyi karitsiye. Ikirere cyatangiye guhinduka, ibyakorerwaga i Sodomu n'i Gomora byari byazamutse byageze mu ijuru. Mukomeze mubyine bakobwa, hariya hari abamansura. Nimurebe rwose ikirere kiri kwivumbagatanya, umujyi mugiye gusenyuka. Bakanywa, mbese bari kugenda babwira abagabo babo hariya bati mwabakwe bacu mwaje tugasohoka muri Sodomu kigiye kurimbuka. Bagaseka cyane. Ikirere cyarijimye cyane, ibihu birirukanka cyane, ku buryo umuntu wese yabonaga ko hari ikintu kidasanzwe cyari kigiye kuba. Imbaraga z'Imana zamanutse mu ijuru zitangira gusenya umurwa w'i Sodomu n'i Gomora. Nanone mu gusenyuka nuko hasenyutse, Bibiliya iravuga ngo ni umuriro wamanutse mu ijuru utwika i Sodomu n'i Gomora. Nanone kandi barakwereka ku rundi ruhande, mugerageze mukora uko mushoboye kose. Nyakubahwa mugabo w'ingabo, ushobora kumfasha? Oya da. Mu by'ukuri rero, yewe niyo yaba umuheburayo ntashobora kugira icyo adukiza muri ubu buryo. Bera niwe wakoze, warwanyije abaheburayo. Aha ngaha uyu baramwishe. Wibuke hari abaheburayo bari mu murwa, bari kugenda kuba babasha kuba bareba kurimbuka ku Sodomu n'i Gomora. Muri filime yacu ya kera cyane baratwereka uko byabashe kuba byagenda. Nyamara ariko ishobora kuba ari filime, ariko ku buzima bwawe ikaba atari filime, ahubwo nawe ukwiriye kuva mu bikorwa by'i Sodomu n'i Gomora urimo, kuko hariho nanone kuzarimburwa n'umuriro. Abamarayika barabakwereka kuri iyi nshuro. Umwami n'ibyegera nabo babuze amajyo, kuko umuriro uri kuva mu ijuru ugahirika inkuta. Nanone barakwereka yuko abamarayika bari gusohora Loti n'abo mu muryango we, nyamara ariko afite umugore ngo wakunze ibyo by'i Sodomu cyane kuruta ibyo abaheburayo bari bafite. I Sodomu n'i Gomora hakomeje kuba harimbuka. Muri iyi filime bari kutwereka ari ukurimbuka bisanzwe, mu gihe wenda tekinoloji ya filime ntiyari yakagezweho, mu gihe ariko ubundi hamanukiwe n'umuriro n'amazuku bivuye mu ijuru bikatwika umurwa. Barakwereka hari abarimo bagenda kuri uruhande. Marayika nanone arimo asohora abantu, ariko kuri uruhande nanone i Sodomu n'i Gomora hari kugenda harimburwa n'umuriro n'amazuku bivuye mu ijuru. Nanone nguko uko byagendaga bisatura inkuta. Nanone abasohoka muri Sodomu bo bagombaga kuba basohokamo, ab'Imana yarikije bo yari bakijije. Dufite igihe gitoya niko abamarayika babwira Loti, barimo bagerageza kuba basohoka mu murwa. Nanone Sodomu na Gomora yatangiye kuba yarimburwa. Kuri uruhande nanone baragenda bakwereka uko Sodoma yarimbutse, akavuyo kabayemo hagati. Iyi mirwa yombi yakoraga ibyangwa n'Uwiteka. Imirwa yombi, iyi migi yombi ntago yakoraga ibishimwa namba. Bararimbutse. Hari abasambanyi, abatinganyi bari buzuyeyo, abasenga ibigirwamana, akarengane gakomeye cyane, iyicarubozo n'ubucakara byari byuzuye Sodomu n'i Gomora. Muri filime rero baratwereka Sodomu n'i Gomora yaramanutse irarimbuka. Nta shyikizo yari ifite kandi ntaho kwirengera wari uhari, kuko Uwiteka Imana yari yumvishe gutaka kw'abasengeraga i Sodomu n'i Gomora. Amarira y'abaharegaga yari menshi mu maso y'Imana. Nta muntu uri aho ngaho. Nanone kuri uruhande hari ugerageza kuba yacika, ariko umuriro uvuye mu ijuru waramanukaga ugatwika buri kimwe cyose mu bigize imijyi y'i Sodomu n'i Gomora. Loti n'abamarayika bakomeje kugerageza, nibo bari babayoboye, bari baza ahagombaga gutwikwa n'ahatagombaga gutwika mu gihe batari bahagera. Kuri iyi nshuro rero Imana yari igaragaje abantu bayo bakora ibishimwa basohoka mu murwa, kandi babasha kuba basohoka. Abamarayika basohokanye na Loti n'umugore we n'abakobwa be. Barakwerekana none filime irasobanurwa na missionnaire Kiza Benjamin. Tubabwira ngo hari abatubwira ngo iyi filime nanone ngo ni za kera cyane, ni za kera koko, ariko nanone
harimo amasomo atazibagiranwa mu buzima bwacu bwose. Nanone hano barakwereka kuri uru ruhande, barakwereka kurimbuka ku Sodomu. Sodomu yagiye hasi, Gomora yagiye hasi. Iyi migi ibiri ngo iba kabarore k'abantu bose bazagenda banga kubaha Imana. Barakwereka kuri uru ruhande Loti n'umugore n'abakobwa babashe kuba basohoka. Mwihute, dore inzira ngiyi. Loti n'abakobwa be yabambitse imyenda rwose y'Isodomu, ni nyina wabambitse, ngo bakundaga Isodomu cyane kandi bari baranduye imico y'Isodomu, ubusambanyi bukabije, baje no kubyarana na se. Nimugende nanone muzamuka uriya musozi, ntimurebe inyuma, ntimurebe inyuma, niko itegeko rimeze. Imana ni inyembaraga kandi imanukiye none gukuraho buri kimwe cyose cy'Isodomu n'Igomora, irabarinda. Nimugende mujye kuri uriya musozi. Ngo Loti n'abakobwa be bafashe inzira barerekera ku musozi w'ubuhungiro. Sodomu n'Igomora naho hakomeje kuba harimbuka. Nanone uyu murwa wari wanzwe mu maso y'Imana. Kuri uru ruhande Loti n'abakobwa be n'umugore we baragenda bakwereka Sodomu yo nta byiringiro. Ntago natekerezaga ko ibi bintu byaba kuri Sodomu nakundaga. Ubu se koko ntitwashutswe? Ubu se n'ubumaji? Wa mugore ari imbere nguriya muri kumureba, arimo agenda yibaza, tekereza gusiga uyu mujyi we. Ubu kandi nakwisubirira inyuma, Mana yanjye, umujyi ni mwiza. Wirebe inyuma, wirebe inyuma wa mugore, wirebe inyuma, wirebe inyuma. Yarebye inyuma, akireba inyuma gutyo, dore uko byamugendekeye. Umujyi urarimbutse we, umujyi urarimbutse. Umujyi wanjye nakundaga urarimbutse. Hari abakristo benshi bakunda ibikorwa bibera Sodomu n'Igomora. Yarasakuje cyane abonye Sodomu n'Igomora habaye umuyonga. Mu kurira Sodomu n'Igomora ntago byari bumugwa amahoro. Mu kutumvira itegeko ry'Imana, uwo mwanya yahereye hasi ahinduka ikijyonjo cy'umunyu, ahinduka inkingi y'umunyu. Abakobwa be yabapfutse amaso, nguko uko Muka Loti yabaye inkingi y'umunyu. Loti arabyitegereza, niko abantu batizera bamera, niko abantu bakunda iby'Isodomu kandi bamera. Abakobwa ba Loti bitegereje uko nyina abaye kubera kutumvira itegeko ry'Imana. Hayiwe, Mana yanjye, abaye ikijyonjo. Mana yanjye, yahindutse umunyu we, yahindutse umunyu. Uko kandi niko byagenze Isodomu n'Igomora, ni nako ikibi cyashize mu maso y'Imana. Imana ntabwo izihanganira ikibi iteka ryose. Inzira z'Uwiteka zizakomeza kuba zigororotse. Nanone kandi hari ndakeka yuko iyi filime ngufi twabagezagaho igenze. Barakubwira bagiye bayikina, barakubwira bagiye bayidutegurira, tukubwira ngo ni missionnaire Kiza Benjamin mwari muri kumwe. Ariko nanone muduhe ibitekerezo muri comment, kandi ikindi dufite ibitabo bya Gikristo ushobora kwifashisha wiga Bibiliya buri munsi. Turaza gusigamo itangazo ribyamamaza cyangwa se turishyiremo mbere y'iyi filime kugira ngo ubashe kuba wanezezwa no gusoma ibitabo bya Gikristo tubategurira. Bye bye. Kubwira rero yuko dufite ibitabo bya Gikristo nkuko bisanzwe dukunze kubibabwira, tubabwira ngo abamaze kubibona ibitabo twizeye yuko bikomeje kugenda bibafasha kunguka byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi cyane yuko umuntu wari we wese wakoresheje kimwe mu bitabo byacu agenda hari byinshi yunguka atarazi. Imana rero ibahe umugisha. Dufite igitabo cy'itangiriro ku buryo bucukumbuye, gicukumbura ibyabaye mu gitabo cyose cy'itangiriro. Birumvikana ko ari igitabo gicukumbuye, kivuga nk'ubuzima bwa Enoke bagiye babaho batarajya musubira mu ijuru, kivuga ubwana bwa Aburahamu, kigenda kivuga ibintu byinshi Bibiliya itavuze, ahanini kubera ko Bibiliya yanditswe hakurikijwe umugambi mugari w'Imana, ntago ari akantu ku kandi.
Imana rero ibaho umugisha. Nimba wifuza icyo gitabo uratwandikira kuri nimero igaragara muri description. Hanyuma nanone igitabo kindi cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, ni igitabo nacyo gicukumbura ibikorwa byose Yesu yakoze ariko ntibibashe kuba byakwandikwa mu butumwa bwiza. Impamvu nuko mbere na mbere Abisiraheli ntibari bwandike ibyo Yesu yakoze akiri umwana, kuko muri Isiraheli agaciro k'umuntu katangiraga kugaragara afite imyaka 30, cyane cyane imihamagaro y'ubuhanuzi n'indi yose yo gukora Imana. Nibwo rero igihe cyabaga kigeze, muri buka kubwo yakoraga igitangaza kikana i Galilaya, yavuze ngo mubyeyi igihe cyanjye ntago cyari cyakageze. Byari hafi cyane iyo igihe cye cyo gutangira gukora, nicyo gitangaza cye cya mbere yagikoze habura iminsi mikeya cyane ngo yuzuze imyaka yemererwa kuvuga muri Isiraheli, kandi ibyavuzwe bikaba byakwandikwa. Bityo rero nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya nyuma n'umurongo wa nyuma, haranditse ngo cyakora koko Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi, nyamara ngibyo yakoze byose tugerageje kuba twabyandika ngibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni ikigaragaza yuko hari ibindi bintu byinshi Yesu yakoze ariko tutabashe kubona muri Bibiliya. Ibyo rero twabikubiye hamwe mu gitabo cyitwa Inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu. Uragishaka uratwandikira kuri nimero iboneka hano muri description. Dufite igitabo Ibyahishuwe na Kristo, ni igitabo gisobanura igitabo cy'ibyahishuwe igice ku gice, umurongo ku murongo. Ntuzongere kuvuga ko igitabo cyagukomereye, ngo ibyahishuwe n'igitabo gikomeye. Ntago gikomeye muri iki gihe, kubera ko ibihishwe n'iby'Uwiteka, ariko ibyahishuwe byose byahishuriwe abantu kugira ngo tubimenye tubinezererwe. Yewe igitabo cy'ibyahishuwe cyo mu gitabo nyirizina handitsemo ngo hahirwa umuntu wese usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hanyuma ngo hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe. Ni ukuvuga rero yuko icyo gitabo Imana yiteze ko tugisoma kandi tukacyumva. Nimba ucyifuza uratwandikira muri description. Dufite igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma, ni igitabo cyigisha iby'ibihe bya nyuma, ni ukuvuga ibintu bigomba kubaho mu minsi y'imperuka kugeza ku ijuru rishya n'izishya. Ni igitabo gitangirira ku bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nuko byagiye bisohora, kigakomereza ku ngingo zikomakomeye cyane nko kugaruka kwa Yesu, kuzamurwa kw'itorero, intambara ya Harimagedoni n'ibindi, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, byose birasobanuye mu gitabo Omega iby'ibihe bya nyuma. Ikaze rero nimba ucyifuza uratwandikira kuri nimero iboneka muri description y'iyi video. Dufite igitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere. Wari ufite ikibazo uvuga uti ni gute nakumva ubuhanuzi bwa Yesaya, nakumva gute ubuhanuzi bwa Yeremiya, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'ubwa Danieli ko bukomeye, nzabwumva gute? Humura, mu gitabo Abahanuzi n'ubuhanuzi igice cya mbere we get you covered. Twabikozeho byose, ndetse rwose ubasha kwiga kino gitabo mu buryo bwiza bucukumbuye buhuye n'amateka, nta kibazo na kimwe ugize, maze ugakora umurimo w'Imana kandi ufite ibitabo byiza byo kwifashisha. Dufite igitabo Uko wabatizwa mu Mwuka Wera. Iki gitabo twacyanditse nyuma yo kubona yuko hari abakristo benshi baba mu matorero y'umwuka bakamara igihe kinini cyane gishoboka bafite amasezerano y'Umwuka Wera ariko ntibabatizwe mu Mwuka Wera. Tucyandika tukimara kugisohora, bamwe baratubwiraga bati ngiye maze imyaka 15, ngiye maze 13, ngiye maze 7, ngiye maze ingahe, bategereje iryo sezerano ry'Umwuka Wera. Ariko hagati aha ngaha mu gitabo harimo guidance, harimo ubuyobozi, harimo ubufasha intambwe ku ntambwe kugeza ubatijwe mu Mwuka Wera. Nawe wakwakira Pentecote yawe hafa. Dufite nanone ikindi gitabo cyiza cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa, igitabo cyacu kiracukumbuye cyane. Sinzi nimba hari umuntu wigisha isezerano rishya ariko akaba atarasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa dufite. Ubu maze guhomba ibintu byinshi cyane, kuko muri kino gitabo cyacu cy'Ibyakozwe n'Intumwa, reka nkubwire, uzasangamo amabaruwa ya Pawulo yose asobanuye neza igihe yandikiwe, impamvu yanditswe. Uzasangamo n'ayandi mabaruwa y'ibanga ataboneka muri Bibiliya yera, amatorero yandikiraga Pawulo kugira ngo Pawulo abone uko yasubiza ariya mabaruwa dufite muri Bibiliya. Ayo mabaruwa niyo yagaragazaga ibibazo itorero ryari rifite. Bityo iri kwiga iki gitabo ugenda wumva neza imimerere iryo torero ryari ribayemo, hanyuma ukarushaho kumva izi nzandiko zose za Pawulo. Ntago twibagiwe inzandiko rusange, nazo ziri covered muri kino gitabo. Mbese bisa na hari isezerano rishya mu buryo bucukumbuye. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyafashije abantu benshi cyane muri East Africa gukora umurimo w'Imana, cyane cyane wivuga butumwa no kunoza imyigishirize yabo y'ubutumwa bwiza mu isezerano rishya. Hamwe kandi na Bibiliya TV. Ibi bitabo tugenda dutegura amasomo yabyo buke buke ku buryo ubasha kuyiga yose hano ku rubuga.
kansoze mbabwira yuko dufite nanone igitabo Isezerano rya kera n'Isezerano rishya mu buryo bw'incamake. Ibitabo 66 byose birasobanuye neza no kuri cano, kandi video yose turayifite y'igitabo icyo aricyo cyose mu buryo bw'incamake kugeza aho zuzuriye 66. Katukubwire ko kandi biroroshye cyane kubona kimwe muri ibi bitabo kuko tubigurisha mu buryo bwa ebook, ni ukuvuga igitabo cya electronic ubasha gusomera kuri telefone yawe, kuri mudasobwa yawe, kuri tablet yawe, iPad yawe, iPhone yawe, whatever Android device ukoresha, aho hose wasoma ibitabo byacu. Urumva rero ko byoroshye. Igihugu cyose waba urimo tukubwira buryo ki wishyura amafaranga make cyane kuri buri gitabo. Igitabo kimwe kigura $2 yonyine, $2, just a cup of coffee, agakombe gusa k'ikawa. Hanyuma ukabona igitabo cyawe kuri email yawe, ugatangira kwiga ibyanditswe byera ukaguka.